iyo ikigeragezo cyanutse kiba kigiye kurangira, iyo ikigeragezo cyakomeye kiba kigiye kurangira. Batarakuvuga, bataragusuzugura, bataragufata ijambo, bataraguhimba amazina, ntabwo Imana iza. Tubwire abantu ko Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko ufite Kristo afite ubugingo. Turabasuhuje cyane kandi tubifurije kugubwa neza cyane aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye. N'umugisha ukomeye kubana namwe aho muri hirya, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, abari muri Afurika yose, abari kandi no mu migabane igiye itandukanye igize ino si dutuyemo. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro tugiye kugirana n'umukozi w'Imana Barakagira Kariste. Barakagira Kariste, tuguhaye ikaze kuri Gospel Room. Hanyuma mbere yuko dutangira, burya nemera ko ibintu byose dukwiye kubanza kubiragiza Nyagasani kugira ngo bigende neza. Rero mbere yuko dutangira, reka n'ubundi tugusabe Kariste, ubanze udusengere, udushyire imbere y'Imana kugira ngo ibyo tugiye gukora, ibyo tugiye kuganira byose biyoborwe nawe. Yego Mana, turagushimiye akanya nk'ako uduhaye. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana yacu bwite, uri Imana ikomeye, uruta Bayali, uruta Dagoni. Wavuze kutazaduhana, wavuze kutazadukoza isoni. Mu izina rya Yesu Kristo utwemereye kugera ahangaha kugira ngo ibiganiro byose bibe ibiguhesha icyubahiro. Ibiganiro tugiye kujya hano bibe ibikwamamaza, ntaba ari twe, ntaba ari jye, ahubwo izina ryawe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana ubane natwe. Turakwinginze kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera zibane natwe, udushoboze ibyo tugiye kuvugira ahangaha. Kandi Mana twuzuze Umwuka Wera, utwibutse ntitwibagirwe, utugirire neza kuko tukwiyambaje. Ugirire neza abantu bose bari kutwumva, aho bari ku isi hose ubaha umugisha. Kandi nyagora ku ngoma ijambo ryawe rigere ku mitima ya bose kugira ngo banezerwe kandi bishime, kuko uri umwami wacu kandi tugufite ntitwifuza undi murengezi. Mana rero tuguhaye karibu kugira ngo bane natwe. Turi twenyine ntacyo twageraho, ariko iyo tugufite ntitwifuza undi murengezi, byose bigenda neza. Icyo duheje n'imbaraga za Sekibi mu izina rya Yesu Kristo. Icyo duheje n'imbaraga z'abazimu n'abadayimoni bose mu izina rya Yesu Kristo. Turaheza gukora kwa shitani, Satani turamwambura ububasha mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu Kristo. Komeza kutugirira neza, umugisha abantu bose, utugiriye neza natwe turangaha. Urakoze Mana, ubane natwe, udushyigikire, udushoboze. Ni mu izina y'Imana Data twese n'Umwuka Wera. Amen. Arakoze cyane rero Kariste Barakagira. Kariste, banza udusangize ikiri ku mutima wawe, ijambo ry'Imana wumva riri ku mutima wawe, wumva wabwira abantu hirya no hino ku isi. Natangiye mvuga ngo abari mu Rwanda, abari mu migabane igiye itandukanye y'isi, ni irihe jambo ufite ku mutima wumva wabagezaho muri kano kanya? Ijambo ry'Imana turisanga muri Matayo ibice 3:33, ngahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ijambo ry'Imana dusanga muri Tito mu gice cya mbere umurongo waho wa 5, icyatumye Imana igusigaza ikereti nukugira ngo utunganye ibyari bisigaye bidatunganye. Ni ijambo ry'Imana rero ritubwira ko tugomba gukiranuka muri byose, tugatunganya ibyo tutari twaratunganyije. Hari igihe umuntu yigira shyashya, hari igihe umuntu akora icyaha abizi kandi abishaka, ibyo nabyita kwigira shyashya. Tugomba gukorera Imana dukiranuka, kuko ijambo ry'Imana muri Zaburi igice cya 50 umurongo wa 16 haratubwira ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryawe mu kanwa kawe? Hepfo handitse ari umurongo uvuga ngo wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko, ngo ibyo urabikora no kwiwarera ukibwira ko mpangwe nawe rwose, ngo ariko nzaguhana bishyira imbere y'amaso ko bikurikirana byose. Rero ijambo ry'Imana riradusaba kugira ngo dukiranuka ku gato na kanini, dukiranuka aho abantu batureba naho batatureba, kuko ijambo
ahangaho muri Zaburi igice cya 50 umurongo wa 16 hepfo haravuga ngo ubeshyera mwene nyoko ngo kandi ufatanya n'abasambanyi ngo ururimi rwawe rukare mu buriganya ngo ibyo urabikora nka kwihorera ngo ukibwira ko mpanywe nawe rwose ngo ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana byose. Ijambo ry'Imana rero riradusaba kuba maso kandi tukakira Kristo. Ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu ko Kristo ari umwami, ni ukubwira abantu ko Kristo abakunda, ni ukubwira abantu ko Kristo ko yazutse ari muzima, tukabwira abantu bakakira Kristo mu mitima yabo kuko ufite uwo mwana w'Imana afite ubugingo buhoraho. Ubundi tukababwira kwizera Imana bagahora batunganira Imana kuko ufite Kristo wese afite ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko uri muri Yesu Kristo wabaye icyaremwe gishya, ibyakera ntibiba bikibuka. Imana nishimwe cyane. Ubwo nibwo butumwa bwiza, kwamamaza inkuru ya Kristo, tukabwira abantu ko Kristo abakunda, tukabwira abantu ko kwakira Kristo ari by'igiciro, ko ari we teme riduhuza n'ijuru, ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Imana ishimwe. Rero ijambo ry'Imana iyo tumaze kuryizera tukaryumvira tukizera tugakiranuka, Imana idukoresha iby'ubutwari, Imana idukoresha imirimo n'ibitangaza, Imana iduha impano kuko twemereye umwuka wera agatura muri twebwe. Kuko umwuka wera ajya ahantu hari umuntu wamaze kwitunganya no kwisuzuma, kuko inzu iyo wamaze kuyikoropa uburiri ukabusasa neza ugashyira isuku mu nzu, ibintu bigenda neza. No mu mitima yacu turasaba gukoropa tugatunganya icyumba cy'Imana kuko imibiri yacu ni insengero z'Imana. Haleluya. Imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera. Rero tugomba guhora twitunganya cyangwa se guhora twihana kugira ngo Imana ibe mu mitima yacu, kugira ngo Imana ibone uburuhukiro. Haleluya. Imibiri yacu rero ni insengero z'Imana. Haleluya. Imana nihabwa icyubahiro. Umugambi w'Imana ni mwiza kuri twe. Haleluya. Umugambi w'Imana ni mwiza ku Banyarwanda bose, ku Banyarwandakazi. Umugambi w'Imana ugera ku bantu bose. Haleluya. Iyo umugambi w'Imana ukuriho uca mu bikomeye, urageragezwa cyane, uhura n'intambara nyinshi, ariko kuko Imana hari icyo izagukoresha, mbese igucisha mu bikomeye kuko uzaba ukomeye. Iyo rero uzaba umuntu ukomeye kenshi, urageragezwa cyane, ukavurugutwa, ukameswa, mbese gukaranga ishyiraho umufuniko, ikaranga ipfundikiye, ariko ntiguteza abantu, ariko Imana ikazagukoresha icyo yashatse. Umugambi w'Imana ugera ku muntu ntabwo uzayoba icyo Imana yavuze. Imana izasohoza umugambi w'Imana ku muntu wayo. Imana nishimwe cyane. Niyo mpamvu utapfuye, niyo mpamvu gihumeka. Imana yari gufiteho umugambi, yari izi ko izagukoresha mu gihe gikomeye, yari izi ko uzaba uw'umumaro. Twirinde guhindurwa n'ibihe n'iminsi, ahubwo dukomeze tuba abakristo nyabakristo. Haleluya. Twirinde gutandukira kwifatanya n'ibyo tubonye, ahubwo dukomeze twerere imbuto zikwiriye abihanye, kubera yuko amavuta ni meza, ariko icyambere ni ukwera imbuto, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Amavuta ni meza, ariko igihwagari, ubunyobwa bibasha kuvamo amavuta, ariko amavuta ntabwo yabyara imbuto. Twera imbuto zikwiye abihanye rero, kuko impano n'agakiza ntaho bihuriye, ahubwo icyambere ni ukwera imbuto, n'abaturebye bakaza bagakizwa, kandi tukirinda gusharira, abantu bagakurikira umucyo wacu, bagakurikira Kristo, bakava mu mwijima. Imana yishimwe cyane. Niyo mpamvu nahisemo kugenda mbwiriza abantu ubutumwa bwiza mu isoko, mu muhanda, mu mamodoka, hose, kuko nta dini ritazavamo umugeni wa Kristo. Buri wese mu itorero arimo abo wejejwe muri ryo. Tubwira abantu ko Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko ufite Kristo afite ubugingo. Kandi tubwira abantu ko Imana ije guhemba no guhana, izagororera buri wese ibikwiriye ibyo yakoze. Umugambi w'Imana rero uzasohora icyo Imana yavuze ku muntu, izagisohoza. Sibyo ko ari abahanuzi babeshya, bakavuga ngo Imana iravuze itavuze, bakavuga ngo Imana irambwiye itababwiye, ugategereza ibyo umuhanuzi yavuze ntibisohore, ariko icyo Imana yavuganye nawe cyo kizasohora. Imana nishimye. Ndimo mvuga rero umugambi w'Imana ntabwo uzahera,
ntawe uzaburizamo umugambi w'Imana, nta kizitambika mu mugambi w'Imana. Imana ihora iubereye maso. Haleluya. Iki Imana yavuze izagisohoza, nubwo bagusuzugura, nubwo bakwita amazina, nubwo ubona abantu batakumva, nubwo ibibazo ari byinshi, nubwo uri mu bukene, nubwo uri mu ntambara zitoroshye, cyangwa ukaba mu rugo rurimo ibibazo, umugambi w'Imana uzasohora. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Ufite ibikomere ariko ihangane, bikomere bizarangira. Hari igisuzuguriro Imana izagukuraho. Imana ishimwe cyane. Hari Satani agusiga icyasha, akagusiga icyangiro, akagushyiraho ubushwambagara, akagusiga amabyi. Ezekiyeli ibice 4:15 ngo mbakuyeho amabyi yose, mbakuyeho amabyi y'abantu, mbakuyeho amabyi y'abantu babasize, ngo mbahaye ibisheshe by'amasinga, uzahora ugitekesha ibyo kurya byawe. Rero iyo ufite umugambi w'Imana, uhura n'ibintu bigutsikamira, bishaka kugukura mu nzira y'agakiza. Iyo umugambi w'Imana ukuriho, nubwo umuntu yakuvuga uko ushaka, ugomba guceceka ugatuza, kuko bakuvuga uko bakubona, kubera ko nyine burya ngo ntawe wisobanura mu kibazo cyangwa mu kigeragezo. Iyo uri mu kigeragezo nyine urihangana ugasenga. Haleluya. Dutegereze Imana mu kigeragezo kizarangira. Dutegereze ubushake bw'Imana. Haleluya. Imana nishime. Ihangane utegereze ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana buzakugeraho kandi Imana izasohoza icyo yavuganye nawe. Imana nishimwe. Haleluya. Ndimo ndavuga ku mugambi w'Imana. Haleluya. Iyo ufite umugambi w'Imana, uhura n'ibintu byinshi bitandukanye. Iyo ufite umugambi w'Imana, igisuzuguro kiriyongera. Iyo ufite umugambi w'Imana, ibibazo biba byinshi. Ariko mu izina rya Yesu, turahanuye mu izina rya Yesu, Satani atsindwe ku buzima bwawe. Satani uguca intege akakwereka ko icyo Imana yavuze kitazasohora, wa mudayimoni atsindwe mu izina rya Yesu. Satani ukubwira ngo ibyo Imana yavuze biratinze, uwo mudayimoni ntukamwumvire. Imana ishobora gutinda cyangwa ikabanguka, ahubwo ukomeze n'abandi. Imana iguha imbaraga, niguha imbaraga nawe uzakomeza abandi, ariko wabanje gukomera. Imana iguhe ubwenge bwo kuyikorera mu gihe kigoye nk'iki ngiki, igihe abantu bari mu busambanyi, igihe abantu bakuruwe n'indamu. Abantu benshi barimo barabeshya, bahanura ibinyoma kugira ngo babone indamu kubera iki gifu cyangwa kubera iyi nda. Umuntu akavuga ngo Imana iravuze itavuze, ni ukuvuga ngo utazajya azira umunwa we azazira inda ye. Igifu kirimo kiratuma abantu babeshya, bakabeshyera Imana. Inda irimo iratuma abantu bakora ibintu bitari byo. Rero dukora ibyo Imana ishaka, utazazira inda azazira umunwa we cyangwa igitsina cye, ariko dukizwe kuko dushaka kuzajya mu ijuru. Bene data, abanyumva ahantu abakristo bavandimwe aho muri hose, nagira ngo mbabwire ko isezerano si ukuba nagura imodoka Kristi. Isezerano si ukuba nawe wagura wakubaka etaje. Isezerano si ukuba wabuha umuntu ukomeye cyane ku isi. Isezerano n'ubugingo. Haleluya. Isezerano n'ubugingo buhoraho Kristo yasezeranyije bamwizera. Haleluya. Iyo dusomye Bibiliya, twebwe aho duteranya ni ko Batista Yeberi hariya mu Gakinjiro, tubwira abantu ko haleluya tugomba gushaka ubwami bw'Imana no gukenuka ibintu tuzabyongerwa. Muri rya jambo twahoze dusoma Matayo ibice 6:33. Haleluya. Tukabwira abantu ko isezerano ari ubugingo, kuko twebwe itorero ryacu twemera ubuhanuzi buri mu ijambo ry'Imana, twemera ubuhanuzi buri mu cyanditswe. Batwita abana b'ibitabo. Abana b'ibitabo icyo bishatse kuvuga ni ubuhanuzi bushingiye kuri Bibiliya yera, n'ubuhanuzi buri mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Tukabwira abantu ko isezerano ari ubugingo buhoraho, ibindi byose bizakari inyongera, kuko twashatse ubwami bw'Imana gucyaruka bikazaza ari inyongera. Haleluya. Tukabwira abantu ko umuntu wese ufite Kristo afite ubugingo buhoraho. Ibyo byose urimo kunyuramo rero ntibiguca intege. Haleluya. Tegereza umugambi w'Imana uzasohora.
tegereza umugambi Imana uzasohora. Niba Imana yaravuze ngo uzayikorera uzayikorera, niba Imana yaravuze ngo uzahanura uzahanura, niba Imana yaravuze ngo uzaba ukomeye, niba Imana yaravuganye nawe kuzarama uzarama, niba Imana yaravuganye nawe kuzagira mu bihugu byo hanze uzahagera, niba Imana yaravuganye nawe yuko izagukoresha iby'ubutwari izabigukoresha, niba Imana yaravuganye nawe kuzasengera abantu nyabingi zikabavamo n'ibitega n'amahembe, uwo mugambi w'Imana uzasohora. Imana izagukoresha iby'ubutware. Nturebe kuri karande zo mu miryango y'iwanyu, nawe isuzugura ukuri ngo nta mashuri, nturebe ubwo igisuzuguro kikuriho. Imana izagukoresha iby'ubutwari. Imana izagusumbisha bagenzi bawe, Imana izagusumbisha abantu. Uzaba umutwe ntabwo uzaba umurizo. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Imana izazana izaceceka, Imana izagutabara kiranuka gusa utinya icyaha n'igisa nacyo, kuko Imana yanga icyaha n'igisa nacyo. Umugambi w'Imana uzasohora. Imana ishimwe, Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Tutarasoza ndagira ngo mbasabe, Bibiliya zigiye kubura. Imana yarabivuze kandi biragaragara ko Bibiliya zizabura, ikibazo kikavuka. Ndagusaba kugira ngo ujye usoma Bibiliya, ntukayibike mu nzu gusa ngo uyifate uyihanaguye uko ugiye mu materaniro ku cyumweru cyangwa mu yandi masengesho cyangwa ugiye gusengera ahantu. Jya usoma Bibiliya, bibaye byiza wajya uyisoma kenshi ku munsi, ubyutse uryamye buri munsi. Haleluya. Ifunguro ry'umukristo ni Bibiliya, kuko ugomba kugira ikintu wibikamo Bibiliya, umutima wawe ukaba mbese icumbi rya Bibiliya, muri wowe hakabamo Bibiliya, ukamenya Bibiliya, ukagira n'ijambo ufata cyangwa ukagira amagambo y'Imana ufata, kuko hari igihe kizagera ntuzabe ufite Bibiliya, kandi hari igihe kigera Bibiliya igatunga umukristo. Haleluya. Iyo uri mu bukode, iyo uri mu bukene, iyo uri mu kibazo gikomeye, ujye usoma ijambo rikaguhumuriza. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ugasoma Bibiliya warangiza ugasenga, urahumurika, kandi hari igihe utumvamo igisubizo cyawe. Haleluya. Imana nishimwe, kuko umuntu udasoma Bibiliya mu buryo bw'umwuka arwaye bwaki, ameze nka wa mwana utabonye imirire acurama imisatsi. Umwana utabonye imirire arwara indwara ya bwaki. Umwana utabonye imirire asa nabi, abaho nabi, kuko nta ntungamubiri aba yabonye. Haleluya. Reka rero tujye dusoma Bibiliya, tubwize abantu ukuri, tubwire abandi ibyo twamenye, kuko ntabwo naba nasoma Bibiliya ngo nkubwire ngo soma Bibiliya kandi nanjye nayisoma. Imana yadukuye mu byaha iduha agakiza kugira ngo tubwire abandi ibyo twamenye bave mu byaha, kandi icyo ni Imana ishaka. Haleluya. Imana nishime cyane. Twahamagariye gukorera Imana, ntabwo twahamagariye guhangana. Tugumane ibyo twumvise bitugumemo, tureke guhindurwa n'ibihe n'iminsi dusohoreyemo, ahubwo dukomeze tuba abakristo nyabakristo. Reka nsoze nsoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma ni Yeremiya ibice 5 umurongo wa mbere kugera 5. Yeremiya igice cya 5 umurongo wa mbere kugera 5. Reka twumve icyo Imana ivugana natwe. Dusomere Yeremiya igice cya 5 umurongo wa mbere arageza 5. Imana ishimwe. Yeremiya igice cya 5 umurongo n'uwa mbere no kugeza 5. Imana itegekera abayuda ibihano ibahoye ibyaha byabo. Nimwiruke mukubite hirya no hino, mu nzira y'i Yerusalemu, maze murebe kandi mumenye, mushake mu mihariro yaho niba mwabasha kubona umuntu naho yaba umwe ukora ibitunganye, nanjye nazahagirira imbabazi. Kandi naho bavuga bati turahiye Uwiteka uhoraho, ni ukuri barahira ibinyoma. Uwiteka we, mbese amaso yawe ntuyarebesha ukuri?
warabakubise ntibababara warabatsembye ariko banze guhanwa bakambije mu gahanga kabo arusha ubutare gukomera ariko banze kugaruka niko kuvuga nti ni ukuri aba ni abatindi abapfapfa kuko batazi inzira y'Uwiteka amategeko y'Imana yabo. Umurongo wa 5 ngiye gusanga abakomeye mvugane nabo kuko aribo bazi inzira y'Uwiteka n'amateka yayo. nyamara nabo bahuje inama yo kwica ubuhake bakica isezerano ryari ribaboshye. Haleluya. Reka yongere somere Yobu 22, Yobu igice cya 22 n'umurongo wa 21 kugishika 23. Yobu igice cya 22 umurongo wa 21 gushyika 23. Twumva ijambo ry'Imana. Noneho yuzuze nayo ubona. Haleluya. Noneho yuzuze nayo ubona amahoro. Nibwo ibyiza bizakuzaho. Niyo yuzuza n'Imana. Ntujye mu busambanyi, ntujye mu mashyari, ntujye mu butinganyi, ntujye mu businzi, ntujye mu kubeshya, ntujye mu bugambanyi, ntujye mu bigirwamana. Uzabona amahoro kandi ibyiza bizakuzaho. Ndakwinginze wemera amategeko ngo wemere. Ndakwinginze wemera amategeko ava mu kanwa kayo. N'amagambo yayo yashyira mu mutima wawe. Haleluya. Ntugarukire ishobora byose. Ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe. Uzakomera. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Imana nihabwa icyubahiro. Imana ni nziza. Icyo yavuze izagisohoza. Umugambi w'Imana uzasohora. Kora ibyo Imana ishaka. Ukiranuke aho abantu bakureba naho batakureba. Kuko Imana ije gushungura. Imana ije guhemba no guhana. Imana ije gusohoza icyo yavuganye n'umuntu wese. Mbese ije kugororera buri wese bikwiriye ibyo yakoze. Imana iriyiziye kandi dukiranuke muri byose. Imana izaduha ubugingo. Duharanira ubugingo buhoraho. Aho tuzaba nta bukode, aho tuzaba nta gusuzugurwa, aho tuzaba nta nzara, aho tuzaba nta byorezo, aho tuzaba nta ntambara. Kugira ngo nkubwire aho uri hose uri kunyumva, komera urwo rugamba ruzarangira. Niba uri mu rugo rurimo intambara zizarangira. Niba uri mu bushomeri ubushomeri buzarangira. Niba urwaye indwara zizashira. Nagira ngo nkubwire ngo nawe utabyara, hari Imana itanga urubyaro, hari Imana itabara ku munota wa nyuma. Iyo ikigeragezo cyamutse kiba kigiye kurangira. Iyo ikigeragezo cyakomeye kiba kigiye kurangira. Batarakuvuga, bataragusuzugura, bataragufata ijambo, bataraguhimba amazina. Ntabwo Imana iza byanutse ikazi karageza ikigeragezo. Ariko Imana izakomora ibikomere. Komera. Nanjye Imana yangiriye neza. Yinkura muri bya bindi byose mu busambanyi, mu businzi n'ibindi. Ndayishimira. Irangije imimano natwe ndayishimira. Kandi Imana duharanire ko twabana n'abantu bose amahoro. Kuko ntiwakunda Imana utabonye ujye ukunda mugenzi we nk'uko wikunda. N'Imana uzaba wayubashye kuko turi mu ishusho y'Imana. Imana nishimye. Barakwanga Imana ikakwemera. Bajya baroga Imana ikarogora. Baratega igategura. Baravuma ikavumura. Hari Imana ikuraho igisuzuguro. Hari Imana izingura. Hari Imana yubahisha imfubyi. Hari Imana umugabo w'abapfakazi. Hari Imana rutabura gutobigenza. Hari Imana igutabara ku munota wa nyuma. Imana si umuntu ibeshye. Kubara igice cya 23 ndashoje. Haravuga kubara igice cya 23 umurongo wa 19. Imana si umuntu ibeshye kandi si umuntu ngo yicuze. Ese ibyo yavuze no kubikora nizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo kubisoza nizabisoza. Nategetswe kubahesha imigisha. Imana ibahe umugisha. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Arakoze cyane Kaliste wasoma ku mazi n'ubundi tugakomeza. Imana igumugisha mukozi w'Imana. Amen. Uvuze ijambo rikomeye cyane ari naho mise ntekereza ibibazo bimwe na bimwe wenda
ushobora kuza ushobora guhita ngarukaho ariko tudatinze kubera igihe nyine nacyo kiba kigoranye. Karisite, iri jambo ni ijambo tudakunze kumva cyane muri no minsi bigendanye n'ibihe turimo. Ndavuga ko kubwira abantu bijyanye n'agakiza, kubwira abantu ko isezerano ririho ari iry'ijuru, ari iryo sezerano nyamukuru, muri no minsi ntabwo turi kubyumva. Ukurahe imbaraga nk'izi ngizi zigusunikira kubwira abantu ukuri kw'ijambo, reka mbyite ukuri kw'ijambo ry'Imana, kubabwira ngo bareke ibyaha, kandi muri no minsi abantu bamwe na bamwe batanyotewe no kumva ayo magambo? Aho nkura imbaraga ni ku Mana. Ndasenga nkiyiriza ubusa, nkajya mu butayu nkasenga, kandi Imana ivugana nanjye ari nijoro ikampa imbaraga. Hari igihe mba numva rwose nk'uko mubivuze nagabanukiwe, nkumva birananiye, ariko Imana ikansanga nijoro ikongera mbese hari ukuntu Imana ibigenza. Nk'uko imodoka yishizemo esanse bagenda bakayiha esanse, cyangwa ipine umupira w'imodoka iyo utobotse bagenda hariya bakawuhomesha bagapompa bagashyiramo umwuka, nanjye Imana irongera ikanyongerera umwuka wera. Hari igihe mba nagabanukiwe rwose numva narwaye natagangaye, ariko Imana ikanyongerera imbaraga rwose. Nk'uko bivuze birakomeye kubwira abantu bo muri iyi minsi. Hari aho njya bakankubita nkongera nkasubirayo. Niya mirambo bigeze kunsekura, hari umusiramu wigeze gufata ya nkoni, za nkoni z'abageni murazireba, za nkoni bagenda arayinyasa, Nyamirambo naho aransekura nsubirayo. Hari ahantu henshi bajya bankubita, abacuruzi b'inyanya bo ndabamenyereye, abantera inyanya mu masoko, bamenaho amazi, abantera ibirayi, abanyita umusazi. Ubwo nyine banyise umusazi kuko ikijijwe cyane, ukuzura umwuka wera bavuga ko uri umusazi kuko bataba bazi ibyo ari byo. Bo baravuga ngo uriya muntu ni umusazi. Umuntu ugenda ni pedo, umuntu ugenda wumva radio ashyiramo indirimbo z'Imana, umuntu ugendana ingoma, yabona ufite akagoma gatoya akavuga ati uyu muntu ni umusazi, cyangwa umenya ari umurangi ari babandi bavuye ikuzimu. Nyine bavuga byinshi bakakura umusazi kubera ipendo nkunda kugendana n'ikanzu barigemba nyambaye yanditseho ngo Yesu ni umwami, hano handitseho ngo mwihane ibyaha. Iyo kanzu hano handitseho ngo mwihane ibyaha, inyuma handitseho Yesu ni umwami. Akenshi rero iyo bakubonye ugenda wumva indirimbo z'Imana, uri mu mwuka uhimbaza Imana, uyihereza icyubahiro, cyangwa se ufite iyo ngoma, cyangwa ufite ipendo, baravuga bati uyu muntu ni umusazi, mumwitondere. Noneho rero nk'iyo ngiye gusengera abantu muri gare za Nyabugogo cyangwa n'ahandi, bagasanga wenda ndimo ndasengera umuntu urwaye abadayimoni cyangwa sengera umusazi, ho nyine bahita bavuga bati uyu muntu ni umutekamitwe n'abandi bakora n'ikuzimu. Hari igihe rwose bamwe baza bagafotora kavuga bati kuki umuntu asengera abantu mu isoko, kuki umuntu asengera abasazi. Mbese iyo umuntu abonye ukora ibyo adashoboye ukoreshejwe na mwuka wera avuga ko umusazi, kandi yabonye ukora ibintu wadashoboye, nyine agira ikibazo kuko ababona we atabishoboye, akavuga ati urabona imbaraga zimukoresha n'izi. Murakoze rero, Imana igikoresha abadayimoni bagahungana za Nyabingi, bikavuga naho bituruka gatumuka mu izina rya Yesu. Imana ishimwe igukoresha imirimo nk'iyo ngiyo. Reka twibutse abadukurikiye tubabwira ko muri no minsi zimwe mu mvugo ziri gukoreshwa, ubwo ndavuga nubwo muri Bibiliya bicyanditsemo bakavuga ngo musazi waremaye ikirema, ariko izo mvugo ntabwo zigikoreshwa. Reka twibutse abaduteza amatwi, nyabona ntabwo bakivuga umusazi, ahubwo bavuga umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Ubwo ni ukugira ngo dukosora ko ngako n'abadukurikiye babashe kubimenya, cyane ko rimwe na rimwe nkunze kumva abantu bibagora. Hanyuma Karisite, wabuze uti ikanzu ndayambara, mu mugongo Yesu ni umwami, mwihane ibyaha. Kuki utababwira ngo mwakire imodoka, mwakire inzu, mwakire, ukazana ibyo kuvuga ngo mwihane ibyaha? Urakoze, Imana ibaha umugisha. Impamvu nabwira abantu imodoka, akira inzu, akira visa nk'uko abandi babikora, si ibintu biri hose ngira ngo ni ibintu biriho, ariko Imana yarambujije kubera yuko ibyo Imana ibihana badasenga. Imana ivubira ababi n'abeza, Imana ivubira abantu bose. Niba imvura yaguye mu murima w'umurozi, urugero example, niba imvura iguye mu murima w'umurozi niwo murima wo kwa Mukristo iragerayo. Imvura niba iguye ku muntu wavuye gusambana, nk'umuntu uvuye mu nzu y'Imana,
cyangwa wamaze kwihana naho imvura igerayo. Imana rero ni umubyeyi, ni papa, ivubira ababi n'abeza. Impamvu rero nabwira abantu ibyo bintu by'amaviza n'amamodoka n'amazu nuko n'ubundi n'abadasenga babigira. Ubuse ko amavi yakobotse ko nta nzu ngira ko ndi mu bukode, ubuse ko amavi yakobotse ko nta ndege nta modoka ngira, ariko Yesu ni umwami, ufite byose kuko ufite umwami Yesu. Impamvu rero nabwira abantu ibyo bintu by'amaviza n'amamodoka ngo biriya bintu rwose ntabwo Imana ibyemera, ngo cakira igitangaza cyawe ngwino utware viza kuri twari oya. Ibyo Imana ibihana badasenga. Dushaka ubwami bw'Imana gucyanuka, ibindi byose tuzabyongerwa, ibindi bizaza ari inyongera. Imana ivubira ababi n'abeza n'abadasenga, irabahereza n'abasenga kuko ari umubyeyi. Bishatse gusobanura ko dukwiye gushyira imbere ari ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Yego, ikintu dukwiye gushyira imbere ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, kandi tugakora tukabwira abantu bakizera Kristo. Ibyo birahagije. Hari n'abajya mu kanyarira ngo gusaba ngo ubugingo. Skwara abantu bajya kanyarira gusaba ubugingo. Umuntu akaba no mu Kristo, akaba yarabatijwe cyangwa se afite n'ibirimo akora mu itorero, birashoboka. Yewe nta butayu ntazi, ariko bijya bintangaza ngo Mana mu ubugingo se barabimuha. Imana yatanze ubugingo igitanga umwana wayo Kristo. Haleluya. Imana igitanga Kristo, buri wese yarahawe ubugingo. Amen. Rero ufite Kristo wese afite ubugingo buhora. Abantu bari mu mubuyobe cyane. Noneho rero ubugingo utabona no kubera ibyaha bye n'ubugome bwe no kudakundana, ariko ubundi ntabwo Imana izahanira abantu ko ari abanyabyaha. Izabahanira ko banze imbabazi. Icyo turusha abandi nuko niyo umuntu yamenye ko yafutitse, yakoze amakosa, yacumuye, amenya gusaba umubyeyi ari we Imana Data wa twese imbabazi, Imana ikamubabarira. Naho ubundi nta mukiranutsi ubaho. Mbese iyi Imana itubonye amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo, ukimara gusaba imbabazi, kumenya ko wakosheje wafuditse, Imana irakubabarira. Muri uwo ako kanya kitwa umukiranutsi. Twese twakoze ibyaha twakira ubwiza bw'Imana, nta ukiranuka n'umwe. Bibiliya nikivuga ngo nituvuga ko nta cyaha dufite tuba twise Imana inyabinyoma, ngo ukuri ni kuba kuri muri twebwe. Ariko iyo twatuye ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira no kutweza gucyangwa ko. Rero nta kindi kidutandukanya nabo nuko twebwe duhora twihana kandi tukababarirwa, tukezwa n'amaraso ya Yesu Kristo, tukazaba mu ijuru. N'abandi bakora ibyaha ntibihane, ugasanga ni ibisanzwe. Umuntu aba yabaye akahebwe ngo njye bajya bambwira nta rubanza bincira. Pastor birirwa bambwira hose, pastor twebwe ibyo dukora nta rubanza biducira, nta rubanza biducira. Nubwo twanywa inzoga tuzajya mu ijuru, nubwo twasambana tuzajya mu ijuru. Nkababwira ngo impamvu bitabacira urubanza, imitima yanyu yamaze kuba akahebwe. Bibiliya ikavuga ngo hari abantu bigira shyashya, namwe mwigira shyashya kuko mukora ikintu mukizi, muzabona ishyano. Kandi nkongera nkababwira ijambo rikomeye ngo impamvu bitabacira, muvuga ngo ntabwo bibacira urubanza, nuko mwamaze kumenyera icyaha. Iyo umuntu amenyereye icyaha agahora agikora, aba yumva ari ibisanzwe, nta mutima agira wo kwihana. Bene uwo nguwo. Ariko wowe iyo uri umukristo uri mu gihe tujya mu ijuru, iyo wakoze icyaha ntusinzira, igitima kirakubita paka wihanye, ukababarirwa, hanyuma bakagusengera icyaha kikubuza gusinzira.